umubikira rero ukuntu yansabye yuko murongora yari yaje kogama iwanjye yari yaje kogama iwanjye ngo ntumbaze uko yaje kubishaka atangira kunsaba yuko turyamana urumva atangira kunsaba yuko turyamana atangira kwiyambura imyenda njye ntabwo nari nzi yuko ababikira basambana ubwo rero imvura yari irimo iragwa urubyumva mu buzima bw'umusiribateri nanjye nkikubita amaso ikibero cye kabisa numva nyine ibintu biradogereye yari afite ikibero cyiza cyane yazamura gutya bya bikanzu byabo nkabona afite ikibero cyiza byatari biza kurangira nanjye ntangiye kwikuramo imyenda ubu yari mu masaha ya nimugoroba 11:00 nyine ubundi ukuntu byagenze imvura yaraguye 11:00 noneho umubikira aza ankomangira agira ngo mwugamishe imvura yaraguye imwe nyinshi kwa kundi nyine imvura igwa itunguranye kumwe muba mubona yiga ikirere kisa nabi ariko mutabona ko imvura igiye kugwa nanjye ubwanjye yarantunguye kuko nari ngiye gusohoka ngiye kugenda bro ngiye kubona mbona imvura iraguye imwe nyinshi cyane irimo n'amahindu nyinshi cyane kabisa hanyuma ubwo kuko nituriye ku muhanda ewana mbona nabo barirukanka bahungira mu mabotike bugama mu mabotike ngiye kubona umuntu mubikira ajagana iwanjye gate yari ifunguye wumva nari ngiye kugenda yaje ahita yinjira iwanjye aza yirukanka ahita yugama ku kantu kameze nk'akaveranda kari hanze nk'umuntu wigira umutima mwiza rero ndavuga nti ntabwo uyu mubikira uyu mukozi w'Imana natuma aguma hano ku muryango reka muhe karibu yinjire mu nzu yugame kuko namubonye yinjira nubwo atarabizi ko namubonye bro niyambariye agasengeri kanjye n'ikabutura rumva nari ntarambara ariko nari ngiye kwambara nahise manuka ndaza ndafungura ndamusuhuza ntamubwira ntiyinjira wugame nta kibazo w'umuzungu kabisa umubikira w'umuzungu umeze neza ubona nyine ukiri mutoya w'imyaka nka 30 arinjira yicara mu ntebe yari kugwa yari yananyagiweho nahise muzanira isume ndamubwira nti ngakira wihanagure none ubwo nk'umuntu winjije umushyitsi muri salo byabaye ngombwa ko nanjye nicara aho ngaho muri salo tuba tuganira ubuntu buri aho bw'ubusabusa nyine kugira ngo mu gihe dutegereje ko imvura ihita imvura nyinshi bro imvura nyinshi kabisa irimo inkuba irimo imirabyo iteye ubwoba ubwo ndaza mwicara iruhande tuba turaganira noneho nibwo yambwiye ati se nta gacyayi ufite hano ko numva nkonje ariko ubwo nari namuhaye isume yihanaguye ndamubwira nti nakagukorera n'iminota itarenze 3 mpita mukorera agacyayi k'ikawa ndakamuzanira ayiwana ahita agahurubya ubanza yaranashonje amaze kukanywa ubu tuba twicaye nigira muri fone yanjye nawe aguma mu bye nyuma cyakoze nibwo njye kurambona yakuyemo bya bintu byo mu mutwe baba bambaye kuko ryari ryanyagiwe nyine banza kari kumubangamira nibwo yakuyemo bya bintu baba bambaye bimeze nk'iby'abayisilamu mu mutwe agaterekaho ku meza rero tuba tuganira urumva nari nanamwubashye cyane nyine nk'umubikirakazi mvuga nti uyu ni umukozi w'Imana ngenda gakeya ngiye kubona mbona umugore atangiye kunkora hano gutya mu gatuza hano hari tatuwaje mfite y'imbunda hano gutya mu gatuza yatangiye kunkora hesuime isengeri ashaka kureba tatuwaje arambaza ati tatuwaje ko mbona ari nziza wambabarira ukayinyereka nibwo nakuriye gutya ndamwereka ahita abona izindi tatuwaje kuko njye mfite tatuwaje nyinshi kabisa umubikira arambwira ati wow ati ufite tatuwaje nyinshi ati mbara ukuremo ino sengeri ndebe tatuwaje ufite uko zingana numvaga ari ibintu urumva ntabwo numvaga yuko yanansaba ko turyamana ntabwo numvaga yuko yanashyukwa kuko ngeze ko ababikira badashyukwa nyine numvise ko ababikira badasambana njyewe numva bavuga ngo ababikira ngo barasambana ngo abamansera ngo abapadiri ariko nayo ntarabibona nikuyemo isengeri bisanzwe nyirambika hariya umudemu yarandebye koko yarandebye arambwira ati uri mwiza wa musore we
ati uri mwiza, ati nkunda abahungu abasore bateruye icyuma. biransetsa biransetsa kumva umubikira agira abwira agakunda abantu bateruye icyuma. Nibwo yatangiye kunkoraho gutya, nkora ku mubiri wanjye, arankorakora. Mbona ariko uburyo atangiye kunkoraho biratandukanye. Buriya igihe nyine taci z'umuntu ziba zitandukanye. Hari igihe umuntu agukoraho ukabona ibisanzwe, hakaba n'igihe umuntu ariko agukoraho ukabona uburyo ari kugukoraho ntabwo bisanzwe, wagira ngo hari ikindi ari kukwereka. Mbona atangiye kunkoraho amanuka hehe ku mukondo, noneho ankoraho buke nko kunkozaho nk'imitwe y'inzara, mbese atankoraho ngo numve umubiri. Numva ngo ryatangiye kunkarisa, numva atangiye kunkarisa. Ndamubwira nti rekeraho ngo numva uri kunyirigita. Arambwira ati ese wambabariye nkakomeza nkagukoraho ko numva umubiri wawe ari mwiza nawukunze. Turashize. Umudemu yarahindukiye arandeba, uburyo yavuze iryo jambo uti waretse nkagukoraho, yarivuze n'umwuka mukeya, amaso ari kundeba mu buryo budasanzwe. Yarandebye nanjye ndamureba, kumwirebana n'umuntu nyine ukabona koko hari ikintu ashaka kukubwira. Yaranyegereye arambwira ati wambabariye basi nkagusoma. Ati kuva namumurikira ni ubwa mbere mbonye umuhungu nkumva ndamukunze mu buzima bwanjye, nakwinginze. Aranyiginga, nawuze umuhakanira. Ni ukuri kw'Imana nawuze umuhakanira. Hari n'igihe umuntu rero agusaba ikintu bitewe n'uburyo akigusabyemo ukabura n'imbaraga zihakana kandi wenda utanabishaka. Nabuze uko muhakanira, nibwo kuza ahita afata iminwa we aransoma. Urabizi ukuntu abazungu nyine basomana, afite ukuntu aza kwegera akubwira utugambo ugashiduka iminwa yayicakiye. Aransoma. Umudemu yatangiye kunijya iminwa rero. Yari afite ubunwa bworoshye, bworoshye. Noneho urabizi abazungu nyine, kujya uzabona umuzungu ufite iminwa minini ni gakeya, bagira utunwa dutoya byataye. Yaransomye, numva utunwa ni dutonya, ni twicya, yobobo, numva turaryoshye. Umudemu nanjye ndamusoma, numva ni na byiza pe. Aransoma. Buriya abazungu bazi gusomana, umva bazi gusomana mu buryo nyine kabisa, agusoma ugahita wumva ubwonko buragiye. Umudemu aransoma we, aransoma buke buke, aransoma buke buke. Kandi ubwo uko yansomaga niko yakomezaga kugenda nkora mu gatuza, akamanuka akankora ku mukondo. Nashidutse ntabishatse, ariko mu kubishaka nta gahunda nari mfite ku murongo. Arasimbabeshye mw'abantu, kuko nanjye nena namutinye. Umve ngo uku kose yankoragaho njye amaboko yanjye yari ameze ati, mvuga ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Mudemu yaransomye ndashyukwa rero, numva ntangiye nyine kubishaka, ariko ndaceceka ndapowa, ndagiye gumanira. Nagiye kumva numva cengeje akaboko mu ipantaro. Nari nambaye ikabutura, mu ikabutura nari nambayemo akabogisi, ariko inyuma ari ikabutura nini. Mudemu yakozemo araricakira. Dore ikintu cyansekeje mu ijambo yahise ambwira. Yarambwira ati koko bavuze ukuri. Ati njya numva bavuga ngo abirabura ngo bagira nyine ndembo ngo nini byahatari, ngo ndende zibyibushye. Ati nibyo pe, ati nibyo, ntago ari ukubeshya, nanjye ndabyemeye. Ati ufite ibintu kabisa. Ati twebwe ni abazungu ntago bakunze kugira ibintu binini cyane. Byaransekeje, byaransekeje mu gihe ahubwo ugiye mbona bidahagije. Umudemu yarambwira ati wanyemerera. Rero afite ukuntu yavugaga mu ijwi rituje ku buryo sinzi wagira nahitaga nk'ubwenge. Arambwira ati wanyemerera basi nkayisuhuza nkayisoma. Ndamureba, uburyo musubiza we ahita amanuka. Bro, reba kwa kundi tujya tureba za filime z'abazungu nyine, urabona abazungu uburyo basambanamo ibintu biri biyadi cyane,
ujya ubona ukuntu basisanya, yarayifashe arayisisa, ndavuga nti ubu ntabwo ari umubikira, ahubwo reka mbe maso, ashobora kuba yaje hano afite ikindi kimugenza. Urumva ikintu cyose kinzamo, nahise mvuga nti uyu muntu ntabwo ari umubikira, nta mubikira wasisa igitsina cy'umugabo muri ubu buryo. Reka reka uyu ni indaya cyangwa za ndaya ziri porofesiyoneri zabyigiye. Yaransishije, aransisa hafi kurangiza, ariko ubwonko bwanjye buhita bukanguka, avuga nti warancyukwishije, ariko ijisho ryanjye rirakugumaho, ndebe gahunda yawe, ndebe icyakuzanye hano. Mbo umukobwa aransisa, uwo mwanya atangira kuzamura bya bikanzu byabo. Yari afite ikibero cyiza, umubiri mwiza utagira tatuwaje, oya yewe nta n'inkovu nabona ko afite. Akuramo bya bikanzu, atangira kunsisa, noneho yakuyemo byose, nta n'ikariso. Yari afite umubiri mwiza, buriya abazungu babyibushye baba bameze neza, yari abyibushyemo gakeya. Njyewe uriya ni sinkunda njye na tayo z'abazungu kubera ukuntu baba bananutse, twimenyereye iwacu abamudemu agomba kuba afite umubiri, niyo unanutse bumva bikubangamiye. Hano hanze rero umuntu ubyibushye bo babona ari ufite inenge, ariko uwo mu mansera yakuyemo kabisa. Niba ukunda ikibiri cye kizunguza kibyibushye kiyobe, mbona njyewe ni mwiza tu. Sha bro, nageze aho nanjye umudemu ntangira kumukora, ndavuga nti ngiye kukurongora ikiba kiba, ariko ubwo imvura hanze imeze nabi. Umudemu yarayisishije, arayisisa, aho yarangirije kuyisisa, mu gihe ntaranayigira gutya ngo neguke, yahise yicaramo. Gusa defo y'abazungu urayizi, ntibajya batekereza prudence. Njya nibaza niba iwabo nta sida ibayo, sha wapi kabisa. Ntibajya batekereza prudence. N'inshuti zanjye zarabimbwiye ati mudemu w'umuzungu yashyukwe, ibyo kuvuga ngo ugiye kubanza ngo ushake ishashi ngo tereka reka yanakwica. Umukobwa yahise yicaramo, yari yashyushye we, yari ameze nabi, yari ashyushye kabisa, ari gutogota. Umudemu amaze kuyicaramo, induru ayikubita umunwa, abazungu barasakuza. Umukobwa aranyirongorera, nyoberwa ibibaye, aranyirongorera, arakimpa, aranyongera, arankaragira, ndavuga nti ibi ni ibiki? Arakima pe, bimwe byiza. Umudemu yampaye ibintu, gusa ntago nabonaga nta mazi afite. Noneho ntabwo ari ukurirwa munyaza, kuko numvishe bavuga ngo abazungu ngo nta mazi ngo bagira, ibintu nk'ibyo. Ariko nyuma nanjye naregutse, ndavuga nti ibintu byaba ari ububwa, umudemu aje ibintu byose akaba ari we. Nanjye naregutse, ndavuga ni kakireho akanjye. Naramurongoye pe, naramurongoye. Umudemu aranezerwa kugeza arangije. Amaze kurangiza, nibwo nanjye narangije nyine birarangira. Birangiye yansabye kujya muri dushe. Bro, kongera ubwoba, namuhaye dushe rusange. Ndabwira nti hari dushe, reka nkuzanire ako kwihanaguza. Ndagenda nzana icyo kwihanaguza, nsanga ko kari muri dushe. Nari mfite ubwoba, naravuga nti ndakujunnye, wari unaryoshye, ariko sinzi ikikugenza, kuko numvaga bidashoboka ukuntu umubikira yaza akaza gutya agahita gusaba ko muryamana. Nuko akunda abahungu bateruye, ibaze nyine nawe icyo kintu cyose. Ni ubwa mbere nari ndongoye umuzungu pe, ariko yari aryoshye pe. Ubwo arakaraba, warangiye ndacunga, ndavuga nti ngenda akaraba ari uko agiye. Umudemu ava gukaraba, araza ahita yongera yambara ya myenda yabo y'abamansera. Ubwo kandi imvura nayo niko iri kugenda isa nk'igabanuka, ariko itarashira neza. Arambwira ati wampaye akakuvureri nkaba niryamiye hano, imvura nihita umbwire. Muzanira agashuka aryama mu ntebe, nanjye nicara aho mu ntebe, ndavuga nti simva aha paka uyu mukobwa asohotse. Nko mu minota 30 imvura yari ihise pe, hasigaye bwa bujojoba buke, ubona ko abantu batangiye kugenda, bwari bumaze no kwira. Nibwo namukanguye, akibona hanze bwagorobye, yasohotse yirukanka. Arambwira ati baranyica.
ati imvura kuki utambwiye ubundi itangiye kugabanuka ku buryo umuntu yayigendamo. ndamubwira ariko njye wambwiye mubwire ihise. Yaransezeye arambwira ati kandi uri umwana mwiza, Imana ikuha imigisha, ansabira imigisha. Nyine ndabizi ntabwo abapadiri baba bafite amagambo arimo imigisha ibiki, Imana ikumve, akagusabira. Arangije aragenda. Bro, ntabwo nari ntuje, narongeye niruhukije amaze kugenda. ubwo gusa nanjye gahunda nari mfite zari zapfuye, ariko nahise mvuga ntese umuntu azizera nde areke nde? Umukozi w'Imana ninde, utari w'Imana ninde? Abapadiri b'iki gihe barasambana, abamansera barasambana, abapasiteri barasambana. Ubu biro ni ibiki? Rero njye naravuze nti umuntu ajye yisengera mu mutima we, yiganirire n'Imana. N'ubundi simpamya yuko Imana yakumva kuko ngo wagiye ukaca kuri runaka, yiga ko nawe ubwawe wicaye ugasenga Imana yakumva, kuko n'ubundi byanditswe ko mu minsi ya nyuma hazaza abiyoberanya benshi cyane. Ubu ugasanga barakugushije, mwibaze nk'uyu mubikira ugiye uri umusore ugiye kumubwira ibibazo byawe. Yego nanjye ndi umunyabyaha, ariko njye numva ko umukozi w'Imana nyine agomba kuba ari umuntu abantu bose bubaha, bafatiraho icyitegererezo. Nuko nyine byarangiye, filime irizinga, sinongera kumubona kuva icyo gihe, hashize iminsi 4. Ariko kabisa naravuze nti sha abazungu ni no stress. Iwacu muri Afurika se hari umuntu mudemu ngo waza koga niwe agahita aguha? Ntabwo bibaho, abakobwa bacu barimana bro, wapi.